Yes, bakunzi bacu nkuko mubibona aha ni hamwe mu muryango wahiriye muri ino nzu nkuko mubibona muri rusange. Reka nangire nk'umusuhuza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, buri mu nkuta enye z'u Rwanda, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ni Kigali 250 muri rusange. Nitwa cekecuwa Isiyaka Marajya, umugabo udakina n'abana ukina na babiri. Tubasuhuze babibi bacu aho muri hose muri rusange. Turi ku itariki 17 umwaka wa 2021, turi mu kwezi kwa karindwi, turi kwa gatandatu, aho abanyarwanda twese muri rusange turi muri lockdown, aho umujyi wa Kigali nk'uko inama y'abaminisitiri yariyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yarateranye muri rusange ikaza ingamba zikomeye cyane zo gushyira umujyi wa Kigali muri guma mu rugo mu rwego rwo gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19, dore ko abantu benshi byatangiye kugaragara mu Rwanda barwaye COVID-19. Ubuyobozi butanga itegeko yuko abanyarwanda bose bagomba kujya muri guma mu rugo, cyane bo mu mujyi wa Kigali ndetse n'uturere muri rusange 8 twashyizwe muri lockdown, twagaragaragamo abantu benshi cyane barandura icyorezo cya COVID-19. Kuri uyu munsi rero kwa gatatu tariki 17 nibwo umujyi wa Kigali uri muri lockdown, ndetse nka Kigali 250 twagiye dukata mu bice byinshi bigiye bitandukanye nk'uko tugiye kubereka amafoto agiye atandukanye yuko bimeze mu rwego rwo kubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19. Ariko ntago ibyo binzanye nje kubikubwira mu kanya, ariko nkubwira ko usabwa gukanda subscribe, like, share ndetse na comment muri rusange kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi bijye bibasha kukugeraho, kugira ngo udukurikirane muri rusange. Ntabwo tukugezaho inkuru ziba zigiye zitandukanye, zaba iz'imyidagaduro, zaba n'izindi zigiye zitandukanye, ariko turereka n'izindi nkuru ziba zigiye zicuridinga muri rusange zigenda zigaragara, kugira ngo mukomeze mumenye aho igihugu cyacu kigeze muri rusange. Ku munsi w'ejo ku wa gatanu tariki 16 z'ukwezi kwa karindwi, umurenge wa Gitega, aho mu karere ka Nyarugenge ku isaha y'isaa 3 za mu gitondo, nibwo umwana uri mu kigero cy'imyaka 14 yari ari mu nzu ari kumwe na mugenzi we w'imyaka 12, nk'uko tubikesha abo twagiye tuganira nabo batifuje kuba twabafata amashusho ndetse no ubutumwa bari kunyuza kuri mikoro zacu, ariko batuganirije byinshi bitandukanye ko uyu mwana yari kumwe na mugenzi we mu nzu, agacana ikibiriti, agakongeza urupapuro, yamara gukongeza urupapuro rugahita rufata izindi mpapuro. Ubwo byari hegereye ku ruhande rwabo matera ni mu cyumba cy'abana, birumvikana matera ifatwa na supanete muri rusange. Ubwo uwo mwana wari ukoze ibyo ngibyo yahise asohoka arirukanka, yahiye akaboko asohoka yirukanka, mu gihe papa wabo yari ari mu kindi cyumba ari mu bindi bigiye bitandukanye. Yahise yirukanka ajya kureba ibibaye, asanga matera irimo irashya, asanga n'ibintu bigiye bitandukanye. Mu gihe yarwanaga no kuzimya no gusohora uwo mwana wari uri mu nzu, ubwo inzu yose muri rusange yahise ifatwa. Ikimara gufatwa yarasohotse yirukanka kugira ngo akizwe n'akarenge, akiza uwo mwana ndetse nawe ku giti cye, asanga umuryango w'inzu urafunze, abura uko abigenza, ashaka ahantu hose aca, biranga, barahiye
bahiriye muri iyo nzu umwana na se barakongoka nk'uko mubibona kuri sikirini zanyu. Amwe mu mafoto murimo muragenda mureba muri rusange barahiye barakongoka, ndetse ku buryo bwari bukomeye cyane kubona amwe mu mashusho y'aba ngaba banyakwigendera. Ntabwo byemerewe ko tubagaragaza, ariko byari biteye ubwoba, ndetse n'abaturage bari batuye aho ngaho mu Gitega, ho mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge, bari bafite ubwoba cyane n'ibyo byari bibaye. Ubwo guhera muri icyo gitondo byabaye byose, inzego z'ubutabazi zarahageze zisanga abaturage b'aho ngaho bajimije. Hanyuma haba igikorwa cyo gutegereza inzego zibishinzwe kugira ngo bakuremo abantu mu nzu, mu rwego rwo kubaza kwirinda COVID-19 muri rusange. Ku isaha y'isa 10 hafi n'igice nibwo baba polisi y'u Rwanda yabakuyemo ikabajyana ku bitaro bya polisi Kacyiru. Tuvugana kuri uyu munsi baracyari mu buruhukiro kugira ngo iyo mibiri y'abitabye Imana ishyikirizwe umuryango, hanyuma bajye kubashyingura muri rusange. Mu gihe umuryango wari uri mu kaga, umudamu w'aho ngaho yahamagawe kuri telefoni bamubwira ibibaye. Ntabwo yabyakiriye neza mama w'urwo rugo, mama w'abo bana yari yagiye guhaha. Akimara kujya guhaha muri rusange ahamagarwa bamubwira inkuru y'incamugongo. Ntabwo yabyakiriye neza muri rusange. Ubu tuvugana rero nk'uko twageze ahabereye iki gikorwa, abakunzi ba Kigali 250 nk'uko mukomeje kubibona. Mu rwego rw'abakunzi bacu natwe Kigali 250 twifatanyije n'uyu muryango wabuze umubyeyi w'aba bana n'umwana wari ukiri mutoya wigaga ku kigo cyo ku Ntwari aho mu karere ka Nyarugenge, nawe witabye Imana. Umwana nawe wundi arimo aravurwa muri rusange. Ikindi ababyeyi nabashishikariza kuba mwajya mwegera abana banyu mukababwira ko kuba bakubagana bacana ibigiye bitandukanye mu nzu cyangwa hanze, urabona ko ari ikibazo gikomeye. Mwegere abana banyu, cyane cyane abana batoya babaho kubagana, cyane cyane muri iki gihe cy'abana batari ku ishuri. Murasabwa kwegera abana banyu mukabaganiriza byinshi bigiye bitandukanye, nk'uko mukomeje nanone gukurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Bakunzi ba Kigali 250 mukomeze mubahirize amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Aho uri hose urasabwa gukaraba amazi meza n'isabune, aho hose urasabwa gusigamo intera ya metero. Ingendo zidateganijwe ntabwo zemewe, nk'uko SP Kabera umukuru wa polisi y'igihugu cy'u Rwanda akomeza abitangaza, n'ibyo tugenda tubona muri rusange. Kuko mwenye nitwa Chekatu komeze ukurikirane ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, ariko nanone icyo dusaba inzego ziba zidukurikira mu biganiro byacu bigiye bitandukanye nuko uyu muryango wabuze ababo nyamara murebe basigaye heru nta kintu na kimwe nkuko mubibona cyasigaye. Tuvuge ibyo kuryamira, nkuko mubibona matera zahiye, imyenda yahiye, murabona amakanya, murabona ibiyiko, murabona ibishyimbo, murabona byinshi, nta kintu na kimwe cyarokotse aha ngaha. Nkuko twagerageje kuganira n'abari batuye muri icyo gipangu, nta muntu n'umwe twigeze tubona bo muri icyo gipangu, nyamara harimo amazu menshi arimo aho ngaho. N'uwo twakeneye kuganiriza nka Kigali 250 irinze kugira icyadutangariza, ariko twebwe nk'itangazamakuru ibyabaye byose mwabibonye. Buryo inzu yangiritse mwabibonye, buryo ibintu byahiriyemo indani mwabibonye, ndetse no kugira ngo abantu bavemo aho ngaho. Amadirishya baragiye barasenya, inzugi, ibirahuri baramena bashaka uburyo
bavanamo iyo mibiri y'abitabye Imana muri rusange. So nka Kigali 500 ntabwo tuzahwema kubereka amakuru abagiye atandukanye, tuzajya tubagerera aho mwebwe mutabasha kuba mwagera. tuzatugera mu bice bigiye bitandukanye by'aho uri hose, tuzajya tubasha kubageraho, ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye by'abantu bagiye batandukanye, yaba abasitari se mu rwego rwa COVID-19 bameze bate mu rugo, barakora iki mu rugo, ese umwanya wabo ni uwuhe, uruhare rwabo ni uruhe rwo gukomeza gutanga ubutumwa bwabo bwo kwirinda COVID-19 muri rusange. Hagezweho muri guma mu rugo, abaturage bagezweho kumva uko bizaba bimeze muri ino episode ya 3 ya guma mu rugo, dore ko abanyarwanda ari inshuro ya 3 dushyizwe muri lockdown. Ariko nanone icyo nshobora kwibaza ni uko abantu benshi bagenda bakerensa kino cyorezo, bamwe bavuga ngo ntikiriho, abandi bakavuga ngo kiriho, nyamara utaramenya kurwara ko iyi ndwara iriho ntago wamenya ubukana bwayo cyangwa n'ubugome bwayo muri rusange. Muri comment twandikire aho uri hose, tuzakugeraho. Hari numeri kwininze 95, utwandikire ubutumwa bwawe bugufi muri rusange, ndetse no kuri WhatsApp ushaka kutwandikiraho kuduhamagara ko numva atari ngombwa, ariko niyo duhamagaye turakwitaba kugira ngo ibiganiro tugenda tubagezaho bya buri munsi bibashe kukunyura kandi bibashe kuba byagushimisha, kuko turabibona cyane ibyo mugenda mutwereka n'ibyo mugenda mutugaragariza ko mwamaje kwishimira ibiganiro mugenda mukunda. Kuri Kigali 500 nitwa Isaac Manager, kanda subscribe, like, share ndetse na comment. Kurikira ikindi kiganiro kigiye gukurikira iki.